nagenyereye mu nda amabere yose ari ku musozi mba numva nta kibazo kuko ndashyuha cyane nyine kubera ukuntu nabyibushye nifubikira amabere yanjye nakwishyura nkumva ndi gupfa rero nifukira hasi hejuru nkahihorera nkaba ndanga umugabo amabere yayahaze sindi kubyitaho noneho umugabo ikintu cyamushitoraga n'amabere yanjye yari yayabonye umva mani ntari nsekeje umugabo bayihombe ijana ngunganyereka ntago agiye kundongora ntago agiye nabyo numva bineye isoni mva mwabana mwe nabwiye inshuti zanjye ati mwe mugumye hano n'umugabo asohoye kajya mwari muri hehe ubwo Rubavu sheri twari turi Gisenyi nabwiye umugabo ati rero usohoka inshuti zanjye zibanze zinkarume avuze ati inshuti zanjye nizibanza kubikora njye nkazireba nanjye ndikuramo isoni mbikora inshuti zanjye n'abantu beza ndabakunda abantu baranyumva baransapotinga muri buri kimwe mbwira umugabo nasohoka inshuti zanjye ziko zatandaraje nkazireba se hey umva zaratandaraje zari zinyereka ko ziba zifite utuntu twizura akazi zese zinyereka ko ziba ziri na serye none zuza zaryamye zinambaye twese twagiye twiyambariye ubusa zitazikuramo fasta zitaziryama ko bizigaramye ngubuse n'icyo utari kona ari njye buhara ariko ngo ndari bambwa ati mani bikore ngo mani bikore ndamubwira ko umva mani kubikora mwumve ngo renyenyeri isume natanambaye isume yonye ariko byanesa n'inshuti zanjye zihari kugira mbikore twari twasize akajibisi gakenya munuza mu modoka bagiye kukanzanira ndakagotomera nk'inko nk'uyiyabuza inkwatekira uri kumva nkubitamo umva ninza mvuga ibiyobyabwenge muzajya mwumva ibindi bintu kandi nitabi n'ikiyobyabwenge mwe mwumva ibindi ariko tabi nacyo nikiyo nazo nzikubitamo rero nabyo mbikubitamo sheri rero nibwo ntumvishe nsinze neza nari nasinze ndasinda nkirebera umurari mpita nkubonamo abantu babiri nawe iyo nasinze umuntu wese turi kumwe atabibona ko ntangira kureba umurari no kwiboneramo babiri cyangwa bane umva naragiye maze kubinywa ndaryama kwikuraho isume birananira umugabo araza arahagarara nawe aranunira urucya ku buriri sheri byarangiye isume nyikuyemo kukizo ushobora mutadutumira wana so uwo muntu ko twari twahuriye mu kabari umugabo yarandebye mani naratandaje nipfuka mu maso gutya byamye ku buriri umugabo yamaze nk'isaha yose ari kwirebera mu mupira wanjye mo hagati gutya niba yarazanaga n'agatorosha akamurikamo kubera naramubwiye ngo azimye itara ariko acane nyine murabizi reba nyine nka gutya rino tara rino nyine ry'umweru riri hagati rinini murabizi ukuntu riba ryaka cyane noneho turi ku ruhande twaka gakenya naho niko hari hameze nambwiye iyo abantu nabuze icyo birinda umufuromage nago ibiyobyabwenge ari mu magi gusa n'inzoga n'ibiyobyabwenge umva mwaritse nkabarangiriza story yacanye turatonya ariko ubu narangije aranje ribera ubona gatari kureba neza aragenda azana n'igitoroshi cya phone yiwe amurikamo yabona gatari buhage atari kureba uburyo ari ku rubanza nani zagoye kubireka haya umwe yarandevye maze nk'agasaha kose ari fumedita arambwira ati cyaze zambye gukira yarambwiye yabinciriye mu mugani yarambwiye bafite inka barya bafite ifaranga barya ibihiyese uwo mugabo ariko ni ikiremba pe ubanza umugabo yarandevye amara agasaha kose ari kundeba yatunuye arambwira ati wa mwana umeze neza turaryama icyo gihe twahise yahise aza ku buriri turaryama turasinzira muri kumva turasinzira buke mu gitondo ahubwo umugabo nibwo yashatse kunkora none ngiye inzoga zancize amakugwa habura biri abagabo mwivugishwa ngiye sa kubimwe mugomba kurya umva niyo waba warankoye twaranararanye nyine twaranye ku isi yankoze hiyo wamumanga muhondo kuri rishyitse ngaho indaya rero bambaye ntimunsi se ndababwiye ko ubundi makana akazi kanjye ndiyo ndabyemera nibyo bivugisha nuko iyo niwe wasomye ariko kuki umuntu bibaze mari ukuntu ni naniriwe gusa hamwe mukomeretsa umuntu muri kumva umugabo twararyamye mu gitondo bukeye ngo saa 11
umva Jojo reka nkumyutinge nibwo utari bubashe kwandika nibwo wenda wamenye ubwenge basi ujya unankurikirana utabasha kuvuga umugabo we twaranye muto ndatangira ibyo kunywa naho ngo ni muhenge ibiki n'ibiki ndambwira tumva bro undindire ba witonze namwe sarahari cyane ndambwira ati ba witonze simeze neza nangera kumutera kabiri nyine iki n'ibiki umugabo arakigira uri kumva atangira kuntera kabiri ibintu nk'ibyo nyine ibiki n'ibiki umva Pierre we ntumbarize niyo yaba afite umwe baragucukuye barakumaze bamucukurira ubuntu uri kumva umva maya umugabo yaransabye abonye byanjye twari nyine naramwigiye pe ngenzi ko ndi umuntu iyo nihaye ikintu none se ubwijana kanya kerekana umvungu cyo gihe nari naramenye uburyo ifaranga rikoramo neza yo nibaza mba nifitiye mana umugabo twaragize ubwo nyine twarashwanye dushwanamo turaryama umugabo none umuntu wumvikana ibaze ko yandetse man arandika mbwa ari bitabishaka sinakoresha ibintu ndashaka arandika ndongera ntiryamira mu gitondo abika ajya kunekera nge n'inshuti zanjye zinsanga mu cyumba turaganira ubundi umugabo atuzanira ibyo byahiye yanyerekaga ko yanyitayeho yankunze pe turaryambana nari inshuti zanjye zambwira ati rero uri ikigoryi wamuhaye reba ibintu byose yagukoreye kumuha agaturu kamwe kakunanire bavuga ati kuko mani uyu mugabo ibintu byose yankoreye kamwe karananiza ikintu ndavuga reka nkamuhe umugabo twari twarajupita imisingi tongera tuzuha zisubirira murabizi inzoga zikizwa n'izindi byari bigeze nka 8 za kumanywa nyine tukiriyo nawe turi kuganira dukina amakarita umugabo ngiye nawe tukabana nkamukinira nabi ntatamwishimiye ariko amaze gusinda dogera ndamwishimira umugabo rero narambwira ati sheri ngwino njye kuguhaho simbya mubona uri kumva yandandeba niba yarayanyiga avuga tuno mwana ndamurya gutya sheri kwaragendeye kumuha iyo yari yasize umugore n'abana ibyo se bitwaye havuze bituma mushaka kandi ndisingo ngaho umva n'ukuri kandi namwe nimwe umuntu wirangiriza story kwaragiye umugabo njya kumuha n'umutima mwiza naje mfite umva naga muri kunapengera kamaze nitapengera ndakishoboye kamaze nsubiza umugabo w'abandi ibaza cyari kunyandikira ngo arandindiriye ndinaniwe ibaze nawe rataba gukora for free bundi se gutungwa nacyo bitwaye iki niba ngiye nta nubwo mba numva ari ibintu birenza n'umuntu yavuga ngo ni indahe ibikini bya donke ko nanjye ari ibyo atari kubeshya ndamutukira ikize mu bintu by'ukuri ko namwe muca imanza ngo ndisuri icyana cyiza cyane ngazina message za WhatsApp narazihazi babura kunyandikira meze neza bakanyandikira ntibereye live ameke mbabwira umugabo nagiye kumuha bino mba nivugisha niba mwarabonye ibiganiro nakoreye kuri Nuza ku Mukozi TV ndi kumwe n'umushimi wanjye mvuga ngo nta muhungu wanyemeza biriya nakazi mba ndimo muri kumva biraba batwishyuye ngo tubivuge umva ngiye gusuza inkuru biramba mvuga ngo nta muhungu wanyemeza ngibiki umva sherikara nakazi baba batwishyuriye ngo dukore abaniga bari Kigali bazi kurya umwana bro undi nta n'umuniga wa kwishyura ngo areke kukwemeza bro abashaka kugaruzanya uriya yiga Oscar umwana mana tuwaki ubuntu gitera umurengwe muri kumva biramba nivugishwa ngo abahungu ngo ibiki n'ibiki ngo iki birabara twishyura kugira turyoshye ikiganiro karana akazi hari ibyo tuba tuvuga yego biri byo
byatubayeho cyangwa se byanyabyo, ariko hari n'ibyo baba batubwira ati mwongeremo kano kantu, hari aho bakatinga kugira turi uzise umuntu wahereye ubuntu uri kumva nta n'ijana yakwisuye, kuko abavuga ati n'ubutaha uyu nguyu azaza murye akurongora gake. Umuntu wahereye ubuntu, niyo mpamvu umuntu nahereye ubuntu ngewe abe make nyacyuri. Umuntu wahereye ubuntu abavuga ati n'uyu nguyu ubutaha nzongera murye, nzongera mbona abandi bana, umumenyereje imipuri y'ubuntu. Twini wanjye yatangiye kunyandikira, muri kumva Imana izabatwikasha, twiteguye gushya sheri. Tube duke nubone siko mwege musetsa umuha ibintu by'ubuntu, ejo muzagenda avuga ati basagenda muri iriya ubuntu. Aya yabiyanjutuko ese peace we nawe ni comment imwe ya nyuma mitamba oya no kubamyote oya mujye muburekirana twinse. Umva rati Imana izadukike, uziko abantu bigira bere mani nabo sinzi uburyo nayo babwiramo. Umva ni mukansetsa angahe iki se, namwe mubaza ibintu by'ubusa pe. None se bachaka comment ari comment ndeba nkamumva birandenze, nkahita mvuga ati comment mwanyuma ngera nubwo nakubloka umbure umuting uzunda butabasha kumbwira. Nuko mba mbishaka noneho nyine mani harya ningeze uburyo umugabo yagize iswe nayeme indirimbo nkunda shaka angahe iki gentil. Umugabo twaragiye nyine umugabo murabizi yandeba yigusha abantu bigira gutyo nibo babi nanjye naguhamiriza niba bihe mu mitwe ya barabizi bagenda bakabarira ubuntu ibiki ntago umuhungu aragukwa usibye kugenda aya ibintu by'ubuntu bitera umurengo iyo muhereye ubuntu neje aravuga uzagaruka. Nimwebwe mutuma abakobwa tutabona abakiriya kubera mu bahera ubuntu. Yana babwiye ukuri ukuntu none byanagenze umugabo ntaragenda muhamana we biragomba mubona munyemeza yana banyemeza Tete ko mushaka se n'izina ryanjye Tete mwararimenye nziko nitwa Rastagate simwari kwe namwe muraneka. Umugabo twaragenda muha umugabo arandya umva so nubwo nzi ntiuka none yandiye natanasinze neza bro, ariko nyine numva gaswe ngeze ndi maruko numva basinze ariko bitari rodi. Umva nanjye ndabizi nibo babipe ko nzi n'inshuti zanjye zise umva mana ziba no mu makorari, ariko ukuntu bazitatamura tujya tujyana mu maproti nkavuga ati ndagaswe mu maproti nkavuga ati ndagaswe mu maproti nkavuga ati ndagaswe iyo nzajye kwijijisha. Umva sinzajya kuryarya Imana yanjye ngo nzagenda njye gusenga kandi nziko mu gitondo bara cyangwa asubira mu bya nzasenga mbwira Imana indinde nyisenge nyisabe ibyo nyene uri kumva, ariko nabyo kujya kuyiryarya ngo ngenda ajya kwigira umurokore umwe wo mu mutima kandi nziko mu gitondo ajya gukora icyaha. Yego sha uvuze bayaduhete si turayashaka nukuri bayaduhe wacomye wowe ntawe nubona urumogi uzarucome ugire vibe nk'izongera uzasera tubwira uburyo bikoze ko mukunda inkuru disi. Umva mugabo twaragiye ndavuga ati ngiye kumuha kamwe mite nongera ngiye kwinywera bye nashumanye sheri kamwe kubanza kari nk'amato y'icumi. Umva rata ko bavuga ngo iyo zirenze ijana urasara kuko nibyo cyangwa no kubeshya ahubwo bisaza ubufite ubwo birazizamura simbizi barago mbizi pe nyine ibyo nibyo bavuga nawe uzuzuza ijana urebe ko wasara. Umva muto bayaduye se bundi we ko wabuze ikibazo cyaje mutangira ko tukanira muri life yanjye.
mureke rero mbakomereze story. Umugabo yarangiye aranja none ngenda umuntu utazi gukora postel niyo postel utazizi ndakubwira ati nkwereke porno nkwigisha postel nshyashya iyo mbona utazizi iyo mbona ndi kugora kuko nzi kwigisha. Umugabo naragenda mva ntabwo nari ndi no kumwe kunyara ku buryo umuntu uzi discipline. wazaguze waterproof se wanjijiwe. Noneho uyu mugore rero wa Mukagatare ni babandi ashobora kukwanduza kubera ko uvayo waharadutse wagira ngo harimo karabasasa. Biba bisaba rero ko umugore abanza akanywa amazi akarya imbuto akarya imboga ayo mazi cyangwa bagutuburira banyweye bagasanga basukuriye. Ko tujya twumva batubwira ngo ari amazi ngo ahita ngo uyinywe amazi ngo ukajya kubikora ngo birango na amazi asanzwe nigeze kunywa live bari kubisora. No, niba unywa amazi buri munsi umubiri uvamo icyawugiyemo. Urumva ari amavangingo azi utanyweye amazi ni yandi uzasanga yarababuye umugabo ugasanga afite umwera kuri sexy. Ni yandi azagwa ku buriri hakaza uruzinga rw'umuhondo rutajya ruvaho. Ni yandi uzamara gukora sex mu cyumba umuntu yakinjiramo akumva harimo ikintu cy'icyuka kinuka nabi gishyushye. Ifo kunywa amazi Primus kugira ngo wihagarike kenshi noneho uze kujya kubikora umwanda wose washizemo mu following. Primus rwose ni bitubuye musharinga mutapinga. Primus ni nziza ntago ari nziza ku muntu wanyweye amazi ntago ari nziza ku muntu utajya unywa amazi. Irayazana ngo menshi ngo ukagira ngo irayazana ariko niyo ibigarutse ariko ariya mazi ni amavangingo. Primus ibindi ibintu binuka muri nyari mu biti ndaya mu mwihorere. Kuna abantu bakunda inkuru tumaje kuyama 300 na ubona bari kureba hano uri kubona atarebe inyuma ni nk'igihumbi. Se umuntu arimo avuga ngo babajwe n'abana b'igihugu baraye baducungira umutekano tutahungabana ko ari ingabo z'igihugu nyine ziba zigomba kubikora. None se tubafashe iki muvandi tubasengera natwe tuzadukora ibidahungabanya umutekano kugira ngo batagorwa ko mvuyeho. Uva ujya he? Oya garuka aya masomo turayakiriye iyi radio yari gefuti ziri gutangaza n'izubusa are zigarure urajyahe ngo nababwira uburyo bakubita gacabari gacuma mboga utuntu tw'amazi aza dusobanura amazi itandukaniro ry'amazi yose samba ndumva warojistiraga. Oya gacuma mboga Aisha niye kumukuyemo harya uriya sebra byose sinanazibagiwe cyapera ahubwo gacuma mboga aragacabari agacabari bantemwe nakabasaza gacabari ko kabasaza se gacuma mboga niye abasore ari kubaza ngo ufite umugabo umuntu uri kubaza muri comment ngo ufite umugabo yego baramufite hangana nyine ngo nani gacuma mboga. Mami tagaruka bagiye kumutereta bagiye kumubwira ngo nazasobanuriza azazi practice zo ntuza ari kuvuga naze atubwire uko byari bimeze gacuma mboga muri nyongo muzamure kabisa muzamura pana yuzuye nazo Antoine ikiganiro kiryoshye hano neza Aisha yagarutse bavuga badatanga ibitekerezo ujye bamanura baba baje kumviriza nk'amafuku batavuga batagira n'ijambo na rimwe babazi buriya nyine nk'umugabo utazi kunyazwa wamubwira ko njya numva bavuga ngo rimwe na rimwe ngo babisanga ari biterwa n'umukobwa ngo cyangwa umugore ngo yateguwe nabi ibindi ngo nta mukobwa ubyeho nyara ngo ibindi ngo nyine
badusambanyiriza nibyo ubwonko. nababwiye nabacira umugari mu giswahili ngo muceri ni mwara kini mapishi mbarimbari. Uko abagore bose bajya bavuga ngo nta mwobo udahisha ifuku. Abagore bose bafite igitsina gore, n'igitsina icyo ari cyo cyose cy'umugabo cyakwinjiramo, ariko uburyo bwo gutanga ibyo bintu nibwo butandukana. Niba umugabo wawe aje atazi ibyo bintu uvuga byo kunyaza, wowe ukaba ubizi ubifiteho amakuru, ni umuntu wawe wisanzuraho kuko utabimwigisha, tutabifata ngo ubyikorere abibone niyumva biryoshye ko ntazahita abimenya. muforowinge mutatu. Ubundi umukobwa Abantu bashya mu mfura. aba ari indaya, aba ameze nk'umugore, aba yarakuyemo n'abana benshi cyane. Umukobwa unyara ubushafa agiye kujya akanyara muri purafo, akanyara nk'uko abagore banyara, aba yarabyaye, kubera ko yasanze abantu bose bamusuraga bose niba atarabyaye yakuyemo inda, mbese matirisi ye iba yaragize ururenda runyerera kurusha urw'aba nyina. Naho umukobwa nanjye ntabwo icyo kintu njya nemeranwa n'abo bantu. Njyewe ibyo nibyo nkubwiye, umukobwa unyara nk'umugore, uwo mukobwa ntabwo aba ari umukobwa, aba yararyamanye n'abantu benshi, baramukweduye, matirisi barayegereje, mbese yarajeho urukonda kubera abantu bamuraye. Ni uvuga ngo nta sugi inyara, amara n'amezi 2 waramurogo ari isugi ataranyara, ntazagire umuntu. None se umukobwa wakoze sex nk'inshuro 10 ntashobora kunyara? Aba yarabaye umugore, ariko uburyo ubundi urananya ababyeyi y'abagore n'ivubura biriya. None se mama, ubwo umuntu kugira ngo anyare byasaba ariko abikoze Mamita, hareba comment hano, hari umuntu ukubajije kumva ariko ntayisoma. Ngo murumuna wanjye ni mwene ndetse reka nze nyirebe. Bamwita oya, njye ntabwo byemere ibyo bintu abantu kuvuga ngo rero nicyo kintu abantu ntibakemera. Wazamuye Tiripa nayo ko afite icyo ashaka kwibariza ko abantu bamwe bari kuvuga ngo ntabwo ibyo byemera, ngo abandi ngo ntawe turabyemera, abantu ntibabyumvikana icyo kintu yuko umukobwa. Umva rero kankubwira Yisha, nkubwiza ukuri, umukobwa umwe inzoga agasinda akanywa izo za Primus, ntazakunyare Primus ngo ugire ngo namavangingo. Aba yatubuye naho kunyara kubura umukobwa mutapinge mu mforowinge. Umukobwa ujya kunywa amazi akirirwa ayiduda kugira ngo aze kujya gusambana nawe, akanywa na bya biyoga, nibyo agarura. Ariko ikintu cyitwa amavangingo y'umugore n'ururenda n'ibiki bizanwa n'umugore wabyaye cyangwa se wasambanye cyane. None se ko urumva abantu benshi bajya bavuga ngo iyo unyweye amazi ukahita ujya kubikora ngo ari amazi aza ngo ubunyaye ku buriri, abandi bakavuga ngo niho ubunyaye ngo inkari za original, ubwo tuzemera ibyanditse. Ngewe ibyo nakubwiye ikintu bana bahungu nibo ngiye kubibwira bazanabisuzuma. Umuntu uzakunyarira amavangingo ya byeri, icyumba kizanuka kandi iyo matora ntizuma. Umuntu uzaguha amavangingo ya original wenda avuge y'amazi, nta kizinga kizaza kuri kandi bizuma vuba. Umuntu rero uzagutuburira yashaka kujya kunyara ntajye yakumva ko ari buze kubiguha, ibyo ni bya bindi bimara amatora, ugasanga amatora imaze ukwezi itaranuma. Kuko ushobora gushaka kunyara nyakunyara uri muri kiriya gikorwa ukanyara atavumbitse kubwira ngo ibintu no kuvuga ngo ntabyo uzi. Mwese muri kuvuga ngo ibintu mutazi no bita Tiripa. uyu Tiripa arabyigisha, utabizi mamita niwe nizeye wenyine ko nawe uzambera Marene. Mamita ibyo avuga arabizi, abandi ntabwo byabo tubizi. Nibaze bavuga ibyo bazi ngo mvana gaca bari Mamita ngaho niwe dukurikiye. Reka maze nisomere comment. Umuntu yavuze ngo kunyaza niyo gacabari, ubwo ntitwahuje. Ngo ntabwo ari gacuma mboga, ni gacuma ndani. Ibyo ni Antoine se umuntu yakugize. Ninde? No umuntu uvuze ngo ni umumanure muri comment. Umumanurira iki Antoine yakugize ate? Babizi amutwaye iki?
Aisha witwa ibyari Happiness ni ubivuga. bukore birabareba ngo Aisha ibyari bukore muri ariko wazamuye ariko nubwo nikiri buze kikamyutinga none se ngo mami mami Urayuzuye. bakwete mami Aho ni tawanje abantu muje mu following hano tuba dufite ibiganiro biryoshye mu following mu tapinge mu sharing abakobwa n'ingo baranyara uyu muntu urimo kuvuga ngo abakobwa baranyara waba uri isugi tubwirira ukanyara waba ntibishoboka uri isugi ukanyara mwebwe ko mwashyira isugi nubwo yaba ari umugore w'ikirongoro umaze ukwezi kumwe ntago anyara urakoze mutima wanjye urakoze urumva reka ndere abantu ibintu barimo kumbwira mbanze mbisome arabeshya abakobwa baranyara ubwo niba unyara wakuyemo inda cyangwa warabyaye cyangwa se wasambanye yego ra aha ni mu Rwanda ngezera ni mu Rwanda kumva bavuga uruhe rurimi urabizi rata ndabizi naraguhaye se hari abakobwa binyaza babishaka hoya se kandi yego akinyaza ate bayitera finga ku gitari buriya cy'amahanga finga yakunyaza bikinisha ngewe njya mbona amavidewo mva ngaho da ngewe njya kandi nka ya macupa ba Emeline bishizemo uriya mukobwa witwa Isimbi Noeline nabonye videwo ye ariko narayibonye yinyaza na dore ibaza ni ukuri uwo mukobwa ntanyara ubwo bagutubura ibizoga n'ibiri aho ngo bakunyariye so amavangingo ya nyayo yamavuba nk'inta yegurate yumavuba emi promoti ibi bintu arabizi rwose impagaze reka ndyame impagaze ubwo ushinze akaguru ku ntebe nyine Aisha ajya nyara Aisha ararenze naramuhaye se iyo wakimye uranyara sha manura atwane purize atwane se yakugiza nonse mami iyo wacinye uranyara se ko imyeyo imara iki muri kiriya gikorwa abantu bamaje kuba 400 barenga bakunda byacitse bakunda inkuru rego utu dukuru tuba tudukeneye basi nibadutapengera banaduhe gifuti hano hahora hahiye n'ibisanzwe umenye ko hano hahora hahiye imyeyo imara iki imyeyo rero imyeyo ubundi kera wari umuco gakondo w'abanyarwandakazi nk'uko bavuga ngo gusiramura wari umuco w'abayisilamu ubu imyeyo ikintu yari imaze kuri icyo gihe bavugaga ko ari umwambaro w'umubyeyi kuko nk'iyo wamaraga kubyara waraciye imyeyo ntago warangaraga